Iki ni igice cya gatandatu, nimukurikire gahunda ziri hano za nyazo z'abaruda nitwikoraho. Ngo aba ni abacu, ngo aba si abacu. Ndaje mbagoboke mbatabare. Abandi akabasenyera akabakenesha akabajyana mu tuzu tw'imidugudu, kandi iyo midugudu nakuye ibipapuro byisobanura ko uwo mutungo w'umudugudu leta igwaye ko ari uwawe, nabyo bikaba mu manegeka. Ejo n'ejo bundi bakazaza kubigukuraho, none ukabura icyo baregesha mu rukiko kuko ntufite icyo gipapuro cy'umutungo. Bakikwace ntabwo ari ibyawe, ni inizanyo. Baragucumbikira iby'ubutaka babigukuyeho. imitungo yawe, amazu n'ubutaka byose wari unafitiye n'ibipapuro bakabikwaka. Urumva abanyarwanda nibadacana ku maso, n'abakoze ku munwa bavuge, n'abakoze ku maso bahumuke barebe, kugira ngo barebe ko babanyaze n'ibimenyetso byari kubafasha mu manza babibakuyeho. arabwenge ibipapuro by'imitungo y'ubutaka n'amazu yabo barabibatse ngo bagiye kubaha ingurane. Iyo ngurane ibeshabeshaho babakuraho ubwo butaka bakababwira ngo ni mu bishanga, kandi ejo ugasanga bahubatse bo bahatwaye, cyangwa ngo twahashize ibikorwa bifitiye leta inyungu kandi babeshya yabo bagurisha ubutaka kuri metero kare, bagurisha abashoramari, bajya kuzana abanyamahanga baturubika abanyarwanda kuri gakondo yabo bayibakuraho, bayiha abanyamahanga, bayishomberaho abanyamahanga bakaba aribo baza gukaba ubutaka bw'abanyarwanda, kubuturaho, kububaho abanyarwanda mu gihe bangara ku isi ya rubanda. Ako karengane k'ibiheka niko kanzanye gukuraho nk'umuruda mukuru. nka Mose uze kwambutsa abanyarwanda inyanja itukura, bumve n'abakoze ku mitsi irambuka amaraso atembere neza, mbakora ku bwonko batekereze neza. Narabakanguye mbese baragonaga, ntihagire umwongera kugona, bose bakanguke mu turere twose, bacane ku maso. Rwanda n'imirenge 416 no muri diaspora, bose basobanukirwe ukuri. Ni umuruda mukuru, umuhanuzi w'ukuri, kandi iyo mbahanuriye ibintu mukabyubahiriza bibagirira umumaro, batabyubahiriza bagahura n'ibyago by'ibihekane n'akarengane k'ibihekane. kuko nge ndi umuhanuzi w'ukuri. Iyo nkubwiye ikizakurenganura ukagikurikiza kiba kizagufasha. Utabyumva nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nge rero nababwiye ko nzabarinda kubonabona. Yego, komeza nta kibazo. Iyo mirongo uvuga ni mirongo wenda ni mirongo yumvikana kwanza sampusa. Yego. Ariko se reka mbaze ikibazo kandi cy'inziza nk'uko gikoza. Yego. Bizwi neza ko umuyobozi wa NEC, Komisiyo y'amatora mu Rwanda, yego, Election Commission, sibyo? Yego. Uwo ni intore. Yego. Yaba guverineri w'intara aba ari intore yararahiye rwose kandi yubahiriza amabwiriza, yaba meya, yaba gitifu w'umurenge, n'abambasadazi mu mahanga, yaba n'umutekano, yaba no kuri ambasiyo, yaba na mwarimu, yaba na bose bararahiye. Indahiro yabo ngo nibazayirengaho bazaba bambe nk'undi mugome wese. ubu ntizizongera kuba intore zizavamo intoragura amayogi z'umwana w'umuntu, ahubwo bagiye kuba intore z'Uwiteka, batoranye umuyobozi nyamuyobozi ari we perezida nyaperezida, umuruda mukuru. Mbambutse mbakure mu bibazo, basoresha ubutaka bwabo n'amazu yabo, bakabagotagota, bakababuza kwishingira udushinga. Wagashinga ngo ako nikemewe. Abo rero wababaza kemewe nako ntibakakwereke. nimwemewe muvuge muvuyeho. none yego abakora bagomba guhagararira kandida wabo mukuru. Urumva bizaca mu nzira muyoboni Mose yaguhaye ibashe Inzira ya demokarasi nziza kandi yihuse yazanywe n'abaruda. zose tumubere mu kazi. Ntabwo bamuhagarariye uko yabatekinitse, nabo niko bari kumutekinika.
twe tubafindura. ni cyiza cyane. Farawo yari afite abakonikoni, ariko Mose yazanye inkoni yizera ubukonikoni ahubwo yanyayo umwimerere. Bubaka umunara wa Babelo, hari abayobozi bayoboraga icyo gikorwa ngo bagere ku Mana, ariko Imana ibakoramo ubufindo, irabatatanya ntibakigeraho. Ibakora ubudehe. Ahandi hose abigiraga abanyamaboko, Imana yabacaga ayo maboko. Abari basuzuguritse irabazamura, abari barishize hejuru barizamuye nk'amapantaro ko azamurwa, Imana atariyo ibazamuye. Abo bose yahise bashira dawuni, yabashize hasi, abari hasi irabazamura. bakajya batumana ibyo batakeneye, noneho ibyo bakeneye bikaba atari byo bazana, bituma basubiranamo. n'abamedi n'abaperezida ntizikibaho. Ya Farawo wayibonye, ya Saddam Hussein warayibonye, ya Gaddafi warayibonye muri Libya. Izo ngoma zose zarahangutse. Aho muri Iraq kwa Saddam warabibonye nyine, muri Mesopotamiya ya kera warabibonye, Ben Ali muri Tunisia waramubonye, Mubaraka muri Misiri waramubonye. Izo ngoma zabo zasenyutse nabi cyane, n'abandi byari nk'ubufindo. waramubonye, Abyara mu Rwanda waramubonye, wabonye ingoma ya Buyoya ifatanyije n'iya FPR Inkotanyi, byari bikaze cyane mu karere na Museveni umutoza wabo, RDF, Uganda National Resistance NRM, ngo ni mukuru wabo. Ibyo byose bategura ibitero kugaba kuri Repubulika y'u Rwanda gakondo yabo, kandi mu buhanuzi hari ibyahanuwe bizaba bituma bijya mu bikorwa koko. Wabonye ingoma ya Idi Amin Dada, byari bikaze, nta mukuru utagira mukuru we. Mukuru wabo narahasesekaye, ahubwo baseshe make. Birumvikana umwungeri mushumba yahasesekaye, avuga gahoro abantu bakamwumviriza cyane. Ikindi nje mvuga gahoro bakanyumviriza mu buryo bwikubye cyane, kandi mvuga gahoro byakumvikana cyane, hirya hino hose bakanyumva. Birumvikana ndavuga rikumvikana, ariko bo baravuga ngo rikijyana, ariko yo ryijyanye ntirigera kure, ntirinagerayo aho rigomba kugera, kandi nge rigera hose. Birumvikana wowe wavuga cyane, no kuri mikoro zaranguruye isakazamajwi, ariko ntiwumvikane. Ariko nge mvuga gahoro mu buryo bwanjye, bapinga basuzugura abo bamukeba bacu n'abandi batareba kure, ariko nge navuga gahoro nkumvikana cyane ku isi yose. Ndavuga rikumvikana mu gihe abo bavuga ngo rikijyana ntirinagereyo muri rubanda. Kandi urumva nge umusaza ndumva cyane. Umva noneho rero icyo mbwiye, yego icyo mwemba cy'ukuri ni uko nta competition, ahubwo ikishobora kuba ari nk'inshoberamahanga cyangwa se ibitangaza cyangwa ubufero. Muri politike yacu rero ngari ya kiruda y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo, turizera Imana rurema yaremye isi n'ibiriho, ibyatsi n'ibyakatsi byose, ibinyamababa n'ibinyamazi, ibikururanda n'ibigenda byemye byose, Imana ihindura ibintu. N'ubufindo, ishoberamahanga, imbaraga z'Uwiteka, anointment igiye kumanukira, amavuta y'Uwiteka, satelite za ruda. Aho ngaho muhashinga umuhati, abaruda twahasesekaye, twahuye twese hamwe, turimo gukora umuti wa kiruda. amavuta yashongonoka aturuka ku Uwiteka, mbakore ku maso bahumuke babone, mbakore ku matwi bumve cyane, mbakore ku munwa bavuge cyane. Ugiye kubona impirimbanyi ukuntu zigiye guhaguruka imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga, barebe kuri social media zatangiye